basebya abanyantwara umwe mu ntwari zanda mu Rwanda abagutuye abayobozi n'abayoborwa turingiye kuguteza imbere ngo uhore uri intangarugero mu turere twose tugize u Rwanda yego ndabasuhuje reka dufate umwanya tujyane mbatembereze mu karere ka Burera. Akarere ka Burera ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere 5 tugize intara y'Amajyaruguru. Akarere ka Burera gatatswe n'ibyiza nyaburanga birimo imisozi myiza, ikirunga cya Muhabura n'ibiyaga by'impanga bya Burera na Ruhondo, igishanga cy'Urugezi n'ibirwa biri mu biyaga bya Burera na Ruhondo. Muri aka karere kandi uhasanga ahantu sigasira amateka harimo The Roots of Nyabingi mu murenge wa Butaro. Ku bashaka kumenya birambuye amateka ya Rukara rwa Bishingwe turabararikira gusura abamukomoka mu gahunga k'Abarashi. Akarere ka Burera kagizwe n'imirenge 17, gatuye n'abaturage bagera ku 101,396, harimo abagore 201,444 naho abagabo 199,952, bose bakaba babarizwa mu ngo 92,515. Abatuye aka karere batunzwe ahanini n'ubuhinzi n'ubworozi nk'imirimo ihuriweho n'utundi turere twinshi, ariko kakagira umwihariko w'imiterere yako ibera ishoramari rishingiye ku bukerarugendo nk'imwe mu nkingi z'iterambere rirambye ry'u Rwanda. Umuyobozi w'aka karere Madame Uwanyirigira Marie Chantal agaragaza amahirwe y'ishoramari ari muri aka karere. Nagira mbanze mbwire abatazi neza akarere ka Burera. Akarere ka Burera ni kamwe mu turere tw'intara y'Amajyaruguru, murabizi ko ari 5. Iyo turebye aho gaherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, tukaba duturanye n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho duhana umupaka kilometero 63 byose. Mu majyepfo yako rero, mu majyepfo y'Iburasirazuba duhana imbibi n'akarere ka Rulindo, bajya mu majyepfo y'Iburengerazuba duhana imbibi n'akarere ka Gakenke, mu burasirazuba bwako turanye n'akarere ka Gicumbi, bajya mu burengerazuba tugaturana n'akarere ka Musanze. Nabivuze ko amajyaruguru yako kose ni igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyo turebye rero imiterere yako muri rusange, dufite imirenge 17, dufitemo imirenge ikora ku birunga, tukagiramo imirenge ikora ku gishanga cy'Urugezi, imirenge hafi 7 niyo amahirwe navugaga, ndetse tukagira n'imirenge yindi ikora ku biyaga bya Burera ndetse na Ruhondo. Ariko nanone ukabona imirimo bibandaho cyane bitewe n'imiterere y'akarere kacu ko mwabibonye, ni akarere cyane kibanda ku buhinzi n'ubworozi, ariko tukaba turi gushaka uburyo noneho dufatanije n'abafatanyabikorwa n'abandi bashoramari byaza amahirwe ibi bikorwa remezo bindi Imana yaduhaye byiza nyaburanga. Kuko nari nabivuze mwumvise ubukerarugendo bwacu aho bushingiye cyane bya birunga ukana nabyo imbibi, ariko tukagiramo nanone biriya biyaga bya Burera na Ruhondo, ariko tukagira na cya gishanga cy'Urugezi mwabonye nyinshi cyane gifite n'umwihariko, mwabonye ko wagisanga hakeya muri isi ya Rurema. Kanagiramo andi mahirwe mu bukerarugendo ashingiye ku bukerarugendo n'amateka, kugira ngo niba mwaratembereye neza cyane mwabonye ko nitwatubitse amateka y'abasabye ba Nyirantwari ku gishanga cy'Urugezi, mwumvise Rukara rwa Bishingwe, mwaramubonye haramuganga k'Abarashi, ndetse n'andi mateka mwamugeze za Butaro aho musanga y'umwihariko Nyabingingira mwamwumvaga aho yari atuye. Mwabonye ko hari n'abajene batangiye gukora business cyangwa se ishoramari bishingiye kuri ayo mateka. Ngenekereje mu kinyarwanda cyacu ni imizi ya Nyabingi, aho dukusanya amateka yose ashingiye kuri Nyabingi, ku myizerere ya Nyabingi yo hambere. Byo gusa tukanashyiramo n'andi mateka yaranze icyahoze ari Ndorwa. Murabizi ko bwari ubwami bunini hano mu Rwanda mu gice cy'amajyaruguru. Ibyo rero niho dusangamo amateka ya ba Rukara, babasebya, ba Nyirantwari n'abandi bose banyabigwi bahoze muri iyo Ndorwa, zenguruka igihugu hose bahafata. Mu nyuma yaho umwami Haile Selassie wo muri Jamaica yumvishe ibigwi by'uyu mugore, yagize amatsiko yo kumumenya, bituma na Rastafarians ikomeza kumukurikiza imenya amateka yiwe,
kuri uyu munsi rero nk'uko nababwiye amafoto agaragazwa ya Nyabingi usanga ari ishusho yiwe bagaragaza. Iyo urebye rero akarere kacu ni akarere keza cyane, uretse n'ibyo nari mvuze hari n'imisozi myiza cyane nayo ishobora gukurura abandi bashoramari n'abakerarugendo. Ngira ngo rero ibyo ni bimwe by'ingenzi. Turashima abashoramari batangiye kubigana kuko ubwabo byo birivugira birabareshya bakaza, ariko tukifuza ko baza ari benshi cyane kugira ngo nyuma ya bwa buhinzi bwacu n'ubworozi n'abaturage noneho ibyo bagenda bakora umusaruro wabo kuva ku buhinzi n'ubworozi noneho bibe byabasha no gufasha abandi bagenda baza no kubaka amahoteli ndetse n'abakerarugendo bandi bakugana babashe kubibona kandi byabashe gutunganywa n'abantu bafite ubunararibonye. Icyo rero twakangurira abashoramari bose bifuza kubona akarere kacu, ngira ngo yenda kuko ababwira batarakagenda biragoye. Umuntu wagatembereye ntekereza ko atakwifuza kugira ahandi ajya gukorera ubukerarugendo. Sura amahoteli yacu n'amakampusayiti uhasanga rwose ba mukerarugendo abenshi ukabona arakubwira ati ni ubwa mbere ndabona ari ibitangaza sinanzi ko ahangaha ari ahantu heza nk'ahangaha. Turabasaba rero ko abenshi batugana aho bakorera ubukerarugendo barahari, hari n'uburyo bwo kuborohereza iyo baje bakatugana ibyo twabafasha dukurikije amategeko asanzwe ahari kubahuza n'abaturage cyangwa se kubereka umurongo uhari nanone arabakwiye kujya muri RDB. Byose birahari kandi birasobanutse ku buryo twifuza ko baza ari benshi kugira ngo nabo birebereye ibyo byiza nyaburanga biri mu karere ka Burera, ndetse binatume n'abakerarugendo bagana igihugu cyacu cy'u Rwanda bakomeza kwishimira ibyiza byose bitatse u Rwanda, cyane ko mwabonye hari umwihariko. Ku bantu mukunda gusohoka, kuroba ndetse na bamwe bakunda kwishyira mu mutuzo bagamije kuruhuka no guturisha intekerezo zabo, ndabashishikariza gusura aka karere maze mwihere ijisho ibyiza nyaburanga bihari birimo ibiyaga by'impanga bya Burera na Ruhondo, urugezi bakunda kwitirira Nyirantwari. Usibye kandi kuba rugemurira ibi biyaga, ni icumbi ry'urusobe rw'ibinyabuzima byinshi birimo inyoni bita umusambi. Mu gihe tuvuga iby'amahirwe y'iterambere ari mu karere ka Burera, hari abarebye kure bashora imari mu bikorwa bitandukanye mu bice bitandukanye by'aka karere. Bwana Manishimwe Faterine ni umwe mu bashoye imari muri aka karere. abo bantu rero bavutse mbere gato na nyuma ya jenoside, ni abantu bagomba kwigira ku mbaraga zakoreshejwe kugira ngo bahagarike jenoside, kugira ngo bubake igihugu. Njye nifata nk'umuntu ubereyemo igihugu ideni. Ubu ni uburyo bumwe kugira ngo urebe niba imihanda yarubatswe ku mbibi, ku nkike hari umutekano, wowe uri hagati uhagaze urimo gukora iki nk'umujene, noneho unafite icyo wigiraho. Ibikorwa remezo birimo amazi, amashanyarazi n'imihanda ni umusingi w'ishoramari rirambye. Umuyobozi w'akarere agaragaza gahunda y'akarere ka Burera ku bijyanye n'ibikorwa remezo byorohereza abashaka kuhakorera ibikorwa by'ishoramari. Byenda ibindi byabafasha, hari ibindi bikorwa remezo bigenda biza kugira ngo bibashe kuborohereza. Amashanyarazi niba mwaragiye mutembera mwabonye ko ku kigero cyiza ubwo tutaragera kuri ryajanisha targeting muri 2024, ariko murabona ko hari imishinga myinshi yamaze kuzura, hari n'indi teganya imbere ahangaha, hari n'iyatangiye gukorwa, uburyo ubona ko n'abashaka gushora imari yabo tugenda no kubafasha, tubona abafasha kugira ngo n'ibyo bikorwa remezo tubibagezeho. Ibijyanye n'amazi nabyo ntabwo turagera ku kigero cyiza, ariko nabyo tugenda dukora ibishoboka byose kugira ngo umushoramari wifuza gukorera mu karere kacu abe yahabwa ayo mahirwe, nk'uko tugenda tubigeza no ku bandi baturage babashe kubageraho. Amazu yose rero agenda yubakwa n'abahagana n'ibyo bikorwa remezo babashe kubibona. Ngira ngo murabona ko turi mu murongo mwiza nk'uko n'igihugu kibyifuza, ariko twe tukagira uriya mwihariko w'akarere kacu gafite amahirwe adasanzwe. Kuva ahangaha kugera ku kigo nderabuzima cya Gitare hari ibirometero 8, kuko kuva ahangaha mu Cyanike iwacu kugera mu Kidaho hari ibirometero 5, kuva mu Kidaho kugera mu Gitare ibirometero 3. Noneho kuva ahangaha ujya ku kigo nderabuzima kiri ku Kabyiniro
aho ni harehare cyane, ishobora kuba ifite ibirometero 12 turushaga cyane bitewe nuko uyu muntu yafataga n'urwayi butunguranye kuhagera byaragoranaga. Ariko aho batugezeho iyi poste de santé ubusahizi umubyeyi afatwa n'inda agahita za hano bakamukorera serivisi, ibyo badashoboye bakaduha transfer tukajya ku bigo nderabuzima. Tunejejwe kandi no kubagezaho imbamutima za bamwe mu batuye aka karere bagaragaza imbamutima zabo ku iterambere bamaze kugeraho bakesha gahunda za leta zitandukanye no kwegerezwa ibikorwa remezo bitandukanye birimo ibitaro, ibigo nderabuzima, amavuriro mato, amasoko, udukiriro n'ibindi. nayimanukaga nyine nk'umuntu w'umumama agenda nagera mu Buganda angura ikijerekani nahereye kuri Kabubiri ndangije ngira ku kijerekani naza nagenda nikoreye nagera mu misozi kuko dutuye hasi mu misozi guru nahura n'abantu nyine kwako nyine kubera ubwo bana ngatura hasi bakabinyambura nkagenda nkongera nkagenda nkagenda nkiyubaka kanyindika mu Buganda yo umuntu akwambuye uragenda kwindikisha nyakongera kwindika ariko nabonye ko nakamaro bimaze akana kazi ko ku muhanda nahise mbivamo kubw'amahirwe nabwo bwa mbere natanga ubuhamya bakimara kumakaza natanze ubuhamya Gatabazi nawe nk'umubyeyi arangije aramfasha aminguzanyo nguramo agatama irabyara ndangije nguramo akamasa nukamvariyemo agasambu mu mutara niyo mpamvu ndi gushima. Nk'uko urubyiruko mwaturi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba ko tuba twaranatojwe n'ibiki tugenda duhindura urubyiruko bagenzi bacu yenda batabashe kugera mu mashuri bereka ibyiza by'u Rwanda ko mu Rwanda nta kibazo gihari ko bakoramo mu mufuka bagakora tukiyangira imirimo gukora imirimo itandukanye nk'ubuyede cyangwa ikisa kwirwa bice ku gasima bategereje impuza bakihangira imirimo nabo bakajya bashaka akazi. Turashima cyane Perezida wa Repubulika kuko ni umubyeyi aduhoza ku mutima ukuri no muri ibi bikorwa ari we wabaye uwa mbere tugezaho ubwo tugashimira nyine n'abahagarariye ubuzima nabo bafatanya. ni ukuvuga yuko ubuzima bwarahindutse cyane aho mu birwa twabaga twari turi mu mazu adasobanutse neza abonye amazu asobanutse icya kabiri twambukaga bitugoye kuko rimwe na rimwe hajagamo umuraba turigiye kwambuka turi gushaka ubuzima hasi none ubu icya gatatu nta bitaro twari dufite rejwe ibikorwa by'amajambere meza amashuri n'isoko. ukuvuga ngo nyikora umwuga wo baje nyiri hanze koreraga mu mazu y'abandi bakadusaba ubukode ugasanga ahantu turi gukorera ntihaduhagije ugasanga kuri uko twakoraga mu byaro ugasanga nabwo abakiriye bari kutugeraho ari nk'abantu bakuze hafi aho muri karitsiye kaza bagana agakiriro twese nk'uko twibumbiye hamwe tukababona imirimo ikarushaho kwiyongera gusumba uko twaturi hirya mu makaritsiye. Abaturage bashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame kubw'iterambere bagejejweho kubera kwegereza ibikorwa remezo na gahunda z'iterambere zitandukanye. Twumva yenda bamwe ngo bambuka mu Buganda tugatekereza kujyayo tukabona ari ikibazo abantu bavuye ku ishuri n'ibiki batekereza no kwihangira imirimo ukabona ari ibintu bikomeye gishoro nta ariko twagera muri iyi mihanda rwose nabasaba ngo mudushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika dutekereje nkatwe nk'urubyiruko ubu ngubu aho amafaranga amaze gukora muri uyu muhanda twibumbiye mu mashirahamwe urubyiruko bagenzi baje twasoje dufite icyo twakita nk'ikibina rimwe tugenda dukusanya amafaranga ubu ngiye maze kugira inka y'ibihumbi 250 ziritse mu burhejwe nkura y'igihumbi nkajyana muri ejo heza kugira nzagira amasazo yanjye meza. ubu ngubu nta byiza nk'iyi leta kuko impamvu ibyo nabonye muri iyo kanyanga kaba byaragiye yongeye kungarura icyizere nanzi ko nta cyizere nzongera kugirirwa rero kugeza ubu ngubu kamfite icyizere ntacyo nashinja kuko abana banje basubiye mu ishuri sogonderi ntacyo nashinja leta. Icyakora turashima leta y'u Rwanda kuko iyo twubakiye agakiriro gahuriza hamwe imbaraga. Ujya wumva kaminuza mpuzamahanga izwi ku izina rya University of Global Health Equity iherereye mu murenge wa Butaro. Aha ni naho hubazwe ibitaro bya Butaro mujya mwumva bivura indwara zirimo kanseri.
tuzirikane ko ubukerarugendo ari imwe mu nkingi z'iterambere ry'igihugu, mutyo rero twese dushyigikire gahunda za leta zijyanye n'ubukerarugendo zirimo Tembera u Rwanda, Visit Rwanda n'izindi. We have been working hard to protect our natural environment. Twakoranye umurava mu kurinda ibidukikije, tunubaka ibikorwa remezo bifasha abadusura n'abaturage bacu kwishimira ibyiza bitatse u Rwanda. Iterambere mu rwego rw'ubukerarugendo ryashimangiye ko ari inkingi y'ubukungu busangiwe kuko inyungu zivamo zigera ku baturage. Ibyiza byagezweho tubikesha kuba abanyarwanda barahinduye imyumvire yo gutega amakiro ku bandi bakabisimbuza agaciro no kwigira. Iyi niyo mpamvu abahoze ari ba rushimusi uyu munsi bahindutse abarinzi b'inyamaswa. Turi gushaka uburyo bwo kongera imikoranire y'u Rwanda n'ibindi bihugu, ari nacyo iki gihembo twahawe kivuze. From dependence to dignity and self-reliance. Turabashimiye mwese kandi turongera kubabwira ko mu karere ka Burera hari amahirwe menshi y'ishoramari, akagira n'ahantu henshi nyaburanga. Nkundira nongere nti uzaze wihera ijisho, tubahaye ikaze mu karere ka Burera. Burera abana bwibarutse basebya abanyana